nyine namenyesha abatwumva ko nyine abantu bose bahagurukiye kurwanya inyenzi inkotanyi. Abasirikare bacu nibo ba mbere, mbabwira urubyiruko rwagutse kugira ngo bafashe abasirikare bacu, mbabwira inkumi, mbabwira abasore. Murabyumva rero, inyenzi ntaho ntibisanzwe ni agahomamunwa. ubundi umubyeyi w'umugore afatirwaho urugero mu kugira umutima wa kimuntu, impuhwe no kugira imbabazi. yewe n'umwana uteye ubwoba n'ikintu runaka cyangwa umuntu amukanze atabaza avuga izina mama cyangwa urundi rurimi abivugamo rwose. ariko noneho ibyabaye muri jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 biteye ubwoba, nako ntawabona uko abyita. ababyeyi bamwe babuze umutima wa kibyeyi, bayoboka interahamwe barica, ahubwo hari n'abishe abo bibyariye ngo ntibahuje ubwoko. guhaye ikaze kuri Afirimas TV mu kiganiro naguteguriye, aho tugaruka ku bagore ruharwa bamenyekanye cyane mu bwicanyi n'ubugome budasanzwe muri jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. ndakwibutsa ko kugira ngo ibiganiro byacu bikugereho mu buryo bukoroheye ari uko wakanda ijambo subscribe, ubundi gahunda za Afirimas TV zikakugeraho, kandi ntibagirwe gukora share cyangwa gusangiza abandi ibi biganiro. ikiganiro wagiteguriwe kandi ukigezwaho na Isaac Neza. mu kugaruka ku mazina y'interahamwe z'abagore biyambuye ububyeyi n'amarangamutima asanzwe aranga igitsina gore, turifashishije inyandiko zitandukanye harimo n'iza CNLG, Komisiyo y'Igihugu yo kurwanya Jenoside, ibitabo, inkuru mu itangazamakuru n'ibindi. mu mwaka wa 1995, nyuma gato y'uko jenoside yakorewe abatutsi baye mu Rwanda, umunyamakurukazi w'umunyamerika Randy Harrison yanditse inkuru ayiha umutwe ugira uti Women Killers in Rwanda. mu Kinyarwanda ugenekereje ni ukuvuga abicanyi b'abagore mu Rwanda. yanditse ibyo yabonye ku bwicanyi buba yari mu Rwanda. aha rero natwe turabyegeranya, dukora urutonde rw'abagore, ariko twibande kuba ari kwisonga mu kwica abatutsi benshi cyangwa bakoze ubugome utatinyuka kuvuga kandi ari abagore. ni Afirimas TV ukurikiye. reka duhere kuri iri zina uvuga abenshi n'ubu bakagira ubwoba bitewe n'ubunyamaswa buvugwa yagaragaje mu gihe cya jenoside. Sori na Nyiramasuhuko yatangiye kuba ikimenya bose mu guhembera amacakubiri mu mwaka wa 1992 ubwo yabaga minisitiri w'umuryango n'iterambere ry'umugore. ariko rero na mbere yaho afite amateka atari meza. Sori nagizwe minisitiri mu gihe u Rwanda rwari mu nkundura y'amashyaka menshi, ariko icyo gihe amashyaka menshi yari mu cyitwa SEDER, amenshi nyine arengera abahutu. ageze muri uwo mwanya w'ubutegetsi yabaye umwe mu baminisitiri badashaka imishyikirano ya FPR Inkotanyi na leta ya Habyarimana. igituma rero aza kwisonga mu bagore batagira imbabazi nuko mu gihe jenoside yatangiraga, dore ko yarakiri no muri guverinoma icyo gihe yari isi y'abatabazi, mu ntangiriro z'ubwicanyi yahise ajya mu cyitwa Prefegitura ya Butare aho yavukaga, afatanya n'uwayoboraga iyo Prefegitura Nsabimana Sylvain wari umaze gusimbura witwa Habyarimana Jean Baptiste. uyu yaramaze kwicwa azira ko atari gushyira mu bikorwa umugambi wo kwica abatutsi, maze interahamwe ziramwikiza. aha rero Nyiramasuhuko yazengurukaga imihanda yose igize Butare n'indangururamajwi asaba interahamwe kwica vuba na bwangu umututsi aho bamubona hose. mu gutangiza ku mugaragaro ibikorwa byo kwica abatutsi, Sori na Nyiramasuhuko yahereye mu muryango w'umugabo we ubwo yajyaga muri komine Shyanda tariki ya 25 Mata 1994, ategeka abari baranze kwica abatutsi muri iyo komine umugabo yavukagamo kwica ntacyo bikanga. ubwo abaha urugero, ategeka ko abana ba muramukazi we wari warashatse umugabo w'umututsi babica ndetse n'umugabo bakamwica. amunera hatanga n'ubutumwa ati abafite abagabo b'abatutsi nibareke babice, tuzabashakira abagabo b'abahutu. aho Sori na Nyiramasuhuko yagaragaje ubugome ni henshi. mu ikiganiro tugaruka ku bagore bari bayoboye abandi mu kuba baragize ubwicanyi ndengakamere muri jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. ni kuri Afirimas TV tukugezaho amakuru n'ibiganiro bicukumbuye. icyo ubusabwa gusa ni gukora share ndetse no gukanda ijambo subscribe bikakugeraho bikoroheye. muri stade ya Huye, Sori na Nyiramasuhuko yavuze ko adashaka no kubona isura y'umututsi, atumize sanse ngo batwike buri mututsi wese waraho. niwe mugore kandi wategekaga abagabo gusambanya abagore b'abatutsi. iki cyaha cyaje no kumuhama aba umugore wa mbere uhamijwe n'iki cyaha cyo gusambanya abagore bagenzi be. iki cyaha n'ibindi birimo ibyibasiye ku muntu n'icya jenoside n'ibindi byatumye hanishwa igifungo cy'imyaka 47 abihamijwe n'urukiko mpanabyaha rwashyiriweho u Rwanda. mu bandi bagatangaza mu nterahamwe z'abagore wakwibaza niba ari abagore bafite umutima koko, ni Bemeriki Valeri. Bemeriki Valeri yabaye umunyamakuru kuri radio RTRM.
yavukaga iburengerazuba ahari muri komine Giciye mu cyahoze ari perefegitura ya Gisenyi. Ubu afungiye muri gereza ya Mageragere igifungo cya burundu nyuma yo guhamwa n'ibyaha by'ubugome birimo icya jenoside n'ibindi byibasiye inyoko muntu. Ibyazwiho cyane ni amagambo yamurangaga yuzuye urwango rudasanzwe, aho yavugaga amazina y'abatutsi kuri RTRM ubundi akabashumuriza interahamwe kujya kubica. Ariko mu byo yavuze byibukwa cyane naho yavuze ati ntimukice inyenzi muzirasha amasasu, mujye mukoresha imipanga muzicemo ibice. Aya nayo namwe amagambo yivugiye. Ikindi namenyesha abatwumva ko nyine abantu bose bahagurukiye kurwanya inyenzi inkotanyi. Abasirikare bacu nibo ba mbere, mbabwira urubyiruko rwagutse kugira ngo bafashe abasirikare bacu, mbabwira inkumi, mbabwira abasore. Murabyumva rero, inyenzi ntabwo zishobora gukana. Ntabwo navuga ngo nta butumwa natanze bwo kuvuga ngo abahutu n'ibice abatutsi, narabutanze pe. Hari ababikira, abihaye Imana ni Sere Gertruda, amazina ye nyakuri ni Mukangango Consolata, n'uwari uzwi nka Sere Marie Kizito witwaga Mukabutera Julienne. Aba bagize uruhare mu rupfu rw'abatutsi basaga 2600 biciwe muri Minisiteri ya Sovu aho ababikira bakoreraga, ubu ni mu karere ka Huye. Ababikira rero ntibagize isoni zo kwirukana abatutsi bari babahungiyeho, ahubwo uyu witwa Mukangango yasabye burugumesitiri kuza agakura abo batutsi aho, mu gihe Sere Kizito we yazanye akajerekani ka peteroli ngo babatwike. Jenoside irangiye aba bombi bahungiye mu gihugu cy'Ububiligi, ariko muri 2001 baraburanishijwe bahamwa n'ibyaha bya jenoside. Gertruda ahanishwa igifungo cy'imyaka 15, naho Sere Marie Kizito yahanishijwe imyaka 12. Undi ufite umwihariko muri jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 ni umugore wishe abana yibyariye yagiriye ku bise. Ibyatanzwemo ubuhamya n'uwitwa Albert Nsengimana mu gitabo yise Mamere Mathieu. Mu Kinyarwanda ugenekereje ni ukuvuga ngo mama yaranyishe. Abasobanura uko nyina yishe abo bavukana akarokoka we, ngo baziraga ko bavutse ku mugabo w'umututsi babyaranye. Ntibagirwe gukanda ijambo subscribe kuri Asprimas TV ukomeze kunogerwa n'ibiganiro byacu. Tuve ku byo abihaye Imana bayigayishije, tuze ku mwanya wa 4. Hari Agnes Ntamabyariro. Agnes Ntamabyariro nawe ntawe utazi ububi bwe mu bwicanyi bwabereye i Kabgayi. Uruhare runini ruri ku mutwe we. Numwe kandi mu bafatanyije kwica Jean Baptiste Habyarimana wayoboraga perefegitura ya Butare, yahowe ko yanze gutegeka abishe kwica abatutsi. Mu gihe jenoside yahagarikwaga n'ingabo za RPA yahungiye muri Zambia, ariko afatirwayo mu 1997 agarurwa mu Rwanda kuburanirayo. Muri 2006 nibwo yaburanye ibyaha bya jenoside bimuhamye akatirwa n'igifungo cya burundu, nubwo yajuriye muri 2015 bikaba iby'ubusa agakomeza gutsindwa. Undi mugore ruharwa mu bwicanyi bwakozwe mu 1994 muri jenoside yakorewe abatutsi ni Yvonne Basebya Ntacyo Batabara. Yamenyekanye igikondo mu mujyi wa Kigali mu gutegura ibitero no gushinyagurira abagore mu magambo yavugaga mu gihe cya jenoside. Mu mwaka wa 2013 yakatiwe igifungo cy'imyaka 6 n'amezi 8 abikatiwe n'igihugu cy'Ubuholandi, ariko nanone urukiko rwa Gikondo rwamuburanishije adahari muri 2007 rumukatira gufungwa burundu. Therese Kampire nawe n'undi mugore wakoze ubwicanyi muri jenoside, ubundi muri iki gihe yari umwarimu muri Kaminuza Nkuru y'u Rwanda i Butare, ubu ni muri Kaminuza y'u Rwanda ishami rya Huye. Yagize uruhare mu icwa ry'umugore witwa Pierre Caraveri Gasana bakoranaga kuko nawe yari umwarimu muri Kaminuza Nkuru y'u Rwanda. Kampire Therese yahamijwe icyaha cya jenoside muri 2007 ahanishwa igifungo cy'imyaka 19. Undi mugore utazibagirana kugira ubugome bukabije muri jenoside ni Virginie Mukankusi. Uyu yari umugenzuzi w'amashuri mu mujyi wa Kigali. Ibidasanzwe kuri we niwe mugore wa mbere wahamijwe icyaha cya jenoside anahanishwa igihano cy'urupfu mu mwaka wa 1998. Iki gihano cyari kikiri mu mategeko y'u Rwanda. Urutonde rw'abagore bagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi ni rurerure. Mu bandi harimo n'uwari umugore w'uwari perezida Juvenal Habyarimana Agathe Kanziga wahise ajya mu gihugu cy'Ubufaransa. Hari Mukandutiye Angelina yari umugenzuzi w'amashuri abanza muri Nyarugenge, by'umwihariko yari umuyobozi w'interahamwe muri segiteri Rugenge, akaba yararikoroje muri aka gace. Yafatanyije n'abajenosideri bakomeye barimo Renzaho Tarisisi wayoboraga perefegitura ya Kigali. Yafatanyije kandi n'umugore witwaga Odette Nyirabagenzi. Yaje rero gufatwa muri 2019
aho yari atahutse mu barwanyi ba FDLR baba mu mashyamba ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ariyoberanya atanga ikiganiro kuri televiziyo y'u Rwanda, ariko abantu baramumenya bitewe n'ubwicanyi budasanzwe yakoreye mu Kiyovu mu mujyi wa Kigali. Ahita afatwa ajya kurangiza igihano cy'igifungo cya burundu yari yarakatiwe adahari. Nkwibutse ko ukurikiye Afirimas TV, ngiye bagutegura ikiganiro nitwa Isaac Neza. Naho mu cyahoze ari perefegitura ya Ruhengeri mu majyaruguru ubu hari uwitwaga Nyirabamika, uzwiho ko yabwiraga abagore n'abandi b'igitsina gore amagambo asesereza mbere y'uko bicwa. Muri abo bagore bagize uruhare muri jenoside hari n'abitangiye ubuhamya, bamwe bitewe n'inkomanga ku mutima. Hari nk'uwitwa Mukankuranga Fortune yabwiye BBC ko yagize uruhare mu kwica abagabo babiri afatanyije n'interahamwe akabahondagura amahiri kugeza bashizemo umwuka. Undi ni Marita Mukamushinzimana, uyu we yijyanye imbere y'ubutabera yiyemerera ko umutima we umucira urubanza, ubwo hari muri 2009. Uyu yagaragaye mu bwicanyi bwabereye Nyamasheke muri prefegitura ya Cyangugu, ubu ni Burengerazuba. Bitandukanye no kubikeka, abagore bagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi ni benshi. Hari umunyamakuru wa BBC witwa Natario Ojeska muri 2015 yanditse ko abagore bahamijwe ibyaha bya jenoside bakabihanirwa ari 96,000. Mu bagore bagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi mu 1994, abenshi bumvikanaga mu kuvuga amagambo y'agashinyaguro, kwica abana bibyariye, kwica impinja n'ibindi biteye agahinda. Ibiganiro bicukumbuye bikorewe ubushakashatsi nta handi wabisanga atari kuri Afirimas TV. Kanda subscribe bijye bikugeraho kandi ntibagirwe kubisangiza abandi. Nitwa Isaac Neza.